kuva Nyabugogo ukagera muri Kenya Nairobi wicaye mu modoka arewe yarakoze none se ubwo wenda ugereranije n'inkangahe kugerayo ndabizi se ko numva babivuga none se wabivuze ntiyakubwiye ati cyo kizaba ingana yambwiye ko azanyohereza iry'itanu nkatega ibintu gitangaje ushaka kureba muri Kenya akoze nindavuga ko ngiye muri Kenya ikintu ubona hano tudafite gitangaje kandi ngo tike yarabuze ugiye kureba muri Kenya tike yarabuze barayishatse yarabuze hari igihe umuntu avuga ati ndumva nshaka kurya inyama za Kenya ndumva nshaka kunywa bia ya Kenya nangwa kunywa soda ya Kenya ndumva nshaka kubona imodoka za Kenya imihanda ya Kenya ndumva ari byo bintu nshaka ni cyo kintu kikujyanye muri Kenya ko ikintu nakumbura mu gihugu cya ari umugabo ibihugu bya Afrika rwose uyi Kenya niyo ndi kuvuga ariko kugira kunyana mu bihugu siri muri Afrika arewe mbwira ikintu rwose umva ngo tike yarabuze mwana ndabyumva ariko iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye kandi nkwifurize ibihe byiza uko subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tubana 5 kuri 5 we wamaye cyo kunywa mwana nyima ndagushize ko wanguriye kwase Marita yumvije ko nkugurira ha babarira nise kungura ni ikibazo ndagusuhuje we uri muri Australia America hano mugira ibirayi nyiguririra ibirayi nzanira rate byo ngutumye nzanira ibyo ngutumye cyane mbabure biki datanye ndashaka ibirayi datayiririyeho akana bakora hano nabo ni imiti y'amenyo hanyuma reka nisuriza abantu mwana anisuriza abantu ndisuriza abarundi muraho murakomenya mwandike muri comment kugira amenye kuri umurundi shiraho idarapo ry'i Burundi za mabara yayo umurundi utabi Burundi naho nashiraho idarapo apfa kuba ari umurundi ndahita mbimenya hanyuma umunyamerika uzi ko wafashe ubwene gihugu bwa Amerika shiraho idarapo rya Amerika riri mu tunyenyeri ndahita nkubita salute ndemvuga ko uko biri kose udukurikira n'umunyarwanda shiraho idarapo ry'u Rwanda Rwanda ni heza ahantu heza nko mu Rwanda ndakunda pe sindatirimuka ngo njye mu bindi bihugu ariko ukuntu nyine abantu bagiye hanze numva bavuga hanze ukuntu hameze ariko ngo ugiye kurira indege cyane yayuriye indege ngiye kamerama wabyumvije ko sani yayuriye indege tamunera indege tikoraho ubu turamuherekeje ngiye ubu turamuherekeje shani ngiye asanga ugiye kuntegera nkagira kwa William Ruto kwa William Ruto kwa Ruto from there to there niko shani ya kamera wabyumvise ariko shani turamuherekeje buriya n'imbere yari amabaga nyangwa wabyumvise arababeshya ngo wabyumvise ko n'imbere yari amabaga arababeshya Yesu we ibabeshya shani karame ni cyo kintu gitangaje ushaka kureba muri Kenya akoze nindavuga ko ngiye muri Kenya ni cyo kintu ubona hano tudafite gitangaje kandi ngo tike yarabuze ugiye kureba muri Kenya tike yarabuze barayishatse yarabuze
hari igihe umuntu avuga ati ndumva nshaka kurya inyama za Kenya, ndumva nshaka kunywa bia ya Kenya nangwa kunywa soda ya Kenya, ndumva nshaka kubona imodoka za Kenya, imihanda ya Kenya, ndumva ari byo bintu nshaka. Ni cyo kintu kikujyanye muri Kenya ko? Ikintu nakumbura mu gihugu cya Ari umugabo ibihugu bya Afrika rwose. Uyi Kenya niyo ndi kuvuga ariko kugira kunyana mu bihugu. Siri muri Afrika. Arewe. Mbwira ikintu rwose. Umva ngo tike yarabuze mwana. Ndabyumva. Ariko nazarayana n'amaguru. Niki wumva ushaka kureba mu bihugu bya Afrika bashi? Ibihugu bya Afrika. Tugarana nyankumburara. Ntago mbizi. Muri Kenya. Mu bihugu bya Afrika. Mvuge igihugu cyacyo cyose. Oya ntago ari cyari cyo cyose. Muri Kenya. Cyari cyo cyose se nicyo ugiyemo. Kandi ntagiye tike yarabuze. Tike yarabuze mwana. Tike yarabuze. Yaburiye hese. Ngo yarabuze. Nyiru kuyishaka ngo byaranze. Tike yarabuze ra. N'ubundi cyokere yari afite ntabwo yari kuyibona. Asoni ni indege. Ndabizi ngo ni imodoka. Hari imodoka zijya Kenya. Zigenda iminsi 2. Iminsi 5 ahubwo. Iminsi 5 ugera ahantu gaparika ati shoferi ati muruhuke. Muruhuke rwose naye ndananiwe. Kuva Nyabugogo ukagera muri Kenya Nairobi. Wicaye mu modoka. Arewe. None si ubwo wenda ugereranije n'inkangahe kugerayo? Ndabizi se ko n'papa bivuga. Nase wabivuze ntiyakubwiye ati cyo kizaba ingana. Yambwiye ko azanyoreza iryitanu nkatega. Yego nanone. Ibihumbi 150 kugera muri Kenya. Nimba ari byo bigerayo, nimba harimo nayo kurya mu nzira nago mbizi. Ubwo yaba ari ifi ugiye kurebayo. Ndabizi se. Yama nkishingira akantu nkikorera. Ari cyo kintu kumbuye. N'izina naba nari bugiye simpe nuko. Kako kutarya ifi. Simpe nuko tike yabuze. Nubundi sinaribuze rwose. Wicaro. Warebe gende. Umuntu umaze umwaka wose agafi karabuze. Abazi kumara umwaka urara uri wenyine urota uri mu nyanja. Sinabimenyereye se. Gera sarumenyera kabi. Aragamenyera. Shani yawe. Ariko bara nagenze ndabona. None se yakubwiye ko wenda tike ari cyo kibazo kugira ngo uze nangwa yavuze ko ari ibindi bintu byo. Erega ubundi ngo ntanubwo yashaka ko njyayo nyine ukundi. Bashaka ngo gwabana nk'iminsi mikuru ngo bari kumwe. Rero ntumbaze. We nabana ashaka. Nuvuga ngo mwese ku giti cyanyu buri wese akunda abana ntago akunda umuntu bari baba byaranye. Cyacyo nzi cyano n'abana tu. Ngeso kwikuze yaba mbi. Niko iyo ngeso kwikuze yaba mbi. N'abana. N'abana. Nibo mwagira ngo mwese ubwo wari abana bari kugenda akaba ari bo akashani mwagiye mugira mwana. Mwagiye mushyiramo n'impuwe mukaduha kahenge abantu babakunda babakurikira. Yesu ubwo ari gutwara abana. Nturya gafi koko gafi maze umwaka utarya. Ibyo bintu byihorera. Narabyibagiwe. Narabyibagiwe. Anubwo mbikumbura. None se nkubaze. Ibinera imihangayiko. Ibaza nibeshya baba we. Ona pose ntizibaho. Nacho bacandike. Nyine iyo ushaka kubyara urabyara ariko iyo udashaka kubyara ntubyara. Ati baza nibeshye ngongera nkabyara we. Zica gute se zaziye kwica? Rega ntago leta yanga abaturage. Zigira ingaruka ku muntu. Mubyara bo mushoboye kurera. Wongera amahirwe kuba Bill Gates ntiyabyaye umwana umwe gusa. Kandi ari umukire yagura isi. Nanjye ni 2 Imana yampaye 2 izana bankurize bashyize mu maboko y'Imana. Nzabyara 4 babarira. Nde wowe? Nzabyara. Agigeze bangahe? Gitse umwe mfite. Ariko abandi bari mu nda. N'igice. Nimwe n'igice. Ufite umwe n'igice. Niko. Oya ikintu kiba kiriho ubundi muri Bibiliya haranditse ngo ni mubyare
mwororoke mugwize nk'umusenyi wo ku nyanja. Yego ubwo umusenyi wo ku nyanja uzi ukuntu ungana, ibaze uzi ko umusenyi wo ku nyanja utawubara. Ngaho ibaze ubyaye abana bangana batyo nk'umusenyi wo ku nyanja, wabashyira he? N'igihugu kitabakira igihugu ngo wabyaye abana 40 n'abangayira, abo ni baki njya mbona ni baki. Harabo usanga babyaye abana 100 ku bagore 40, harabo usanga babyaye nk'ubu se ntuza. Oya umugore pa umugore ari wabyaye abo ngabo 40 n'abangaye ari n'ababene mbere n'abatratu nabo komenda gaswe. Wafite amatimu arenza 2, wafite amatimu arenza 2 n'abatsimbura n'abakibo n'abasifuzi baba. No kuvuga ngo rero Shania, abanyarwanda twari dutegereje kukubona ku kibuga cy'indege uri kwambuka ugenda. Iyo gahunda imeze ite? Dushirireho umuco kw'iyo gahunda. Nta gahunda yo kugenda, hari itike yarabuze, uretse ko n'ubundi numvaga ntabishaka kujyayo. Ese kujya utabishaka? Mana yumva amasengesho yanjye tikirabura. Kuko n'ubundi nateganyaga ko nayohereza nzayarya, ariko yabaze ubundi impemuka. Kujya utabishaka nzayarya ubundi n'indezo zaba yohereje y'umwaka wose. Shana wanza hari agasore kari kubeshya mwize minsi, umwe muri babandi twasangaga iwawe. Shamana yanjye ari gutuma kivuga abantu reke nabari bariya kuko niyo naba njye mvuga nzika ega turi abanyamakuru kandi tugomba kubaza. Niyo nabageze kuri wa mwuka hanyuma muganga ari we yanyandikiye nareka nkapfa. Ase Shana nuko bere none se ubwo kavuga ko amaze iminsi ngaho iwawe. Oya barabahungu baba mu gipangu hari se bambe bamugashana ntabyo narizi. Ayiye kibazo wangaga kumpa makuru yabyo nawe niko numvaga watsimbaraye ngo babiwanye ngo babonye kandi bizi neza bunijijisha. Ntago nijijishaga ndetse ko bitigeze banyereka bataha. Nagukumbuye ese buriya reka mubaze, ntabwo ujya utekereza ko Martin ahari njye nta kintu nzajya uzabaze njye sinzajya nkubaza ikintu kiri apare y'umuryango wawe, nkubaza iby'umuryango wawe. Martin utekereza ko ahari we aryama adafumbaswe? Si umugabo se arapfumbatwa, none wowe kutapfumbatwa umugabo atanabikoze yabaye. Arewe ibyabaye ngiyi intambara ndi kuyibona, burozi buri gucicikana. Wazaga mfite ndagiye kubyaza muri Kenya. Nese ubisi yo ntandaro ituma mutabana utakimwifuza. Ntabwo ariyo ntandaro. Oya si yo ntandaro. Nisugira ngo umuntu wamwangira ko yabyaye, kubyara ni umugisha. Kubyara ni umugisha. Nabazanye nkabarera ngiye nanabarera niyo tutari kumwe. Ese uriya mwana rero namumaranye iminsi ngaho. Rero bicyako mwagiye mureka. Nese sinamureze. Warera abana bataraba wowe. Sha nabarera pe, umwana n'umugisha ntubuzi icyo azakuranga avemo. Ariko shora. Abagano zongera uri kubaza ibi. Umwana namurera pe. Arewe. Ikiriya kirozi none nukuguha ikirozi cy'ingusho bakuye Tanzania. Nahita nimuka nkajya aho batazi. Bakajya muri hazabe mu bwoko bw'abahazabe bakabakubita ikirozi. Oya ubu bibeshye bakamuma. Ukwimuka nkajyana umunara kure. Batazanatekereza kumara namwe ubwanyu. Zagituma zanyu muzaya mumpiga. Kavuga ati none imupfiriye. Shani yawe. Nyamunyango sinkibaho. Shani kintu nyamukuru cyari kugira ngo menye gahunda tuguherekeze neza tugushagare tugeza ku kibuga cy'indege ucamoke. Kano kanya hari amakuru numva akosha nanjye mfite ikibazo pe. Kiheze kwicara mu ndege. Ushaka kwicara? Basi mwazanyishira ikangezi Rusizi. Ushaka kwicaramo? Nkava i Kigali nkagera i Rusizi ariko basi nkajya. Ntabwo mvukisohoka mu gihugu. Nahicaramo gusa nkari igifoto nk'izo. Ubundi ufite ibyangombwa? Naho ibyo neganya gushaka. None se ubwo bagushakiye itike nta n'ibyangombwa? Nta pasiporo ntaki uzambuka gute? Muri Kenya si irangamuntu. Ndabizi se ngena najyayo. Irangamuntu. Ntabwo ndajyayo pe. Hano njya buri munsi ni Uganda. Ni indangamuntu. Reka barakobeshye. Muri Burundi ni indangamuntu. Na Tanzania ni indangamuntu. Abantu mujyayo murabizira. Kagenda uko gugakatisha nk'abandi bose kicara mu modoka ukagenda.
reka irangamuntu yawe. are you sure? Simbizi ngewe, simbizi aho nzi keretse nka wenda ahantu ari gushaka ibyangombwa kuri nawe ujyana n'abana burabashakira kuko nta ndangamuntu bafite. saba ibyangombwa bibambutse umupaka. Hari umuntu ushaka ko muhuza nawe mukaganira, uzabinyemerera? Nta kibazo nimba atari umugore. Batari umugore ugiye kuzanyirogera. ashobora kuba ari umugore ariko ari umugore udakora ibyo bintu. Okay, nimba uzi ko nta kibazo dufitanye ntare. Mama wa Pampese. Oya ntago ari we. Nindeze. Ndi mubyeyi wifuza ko muganira, ashobora kuba ari umudiaspora wenda. Okay. Zanyi ibironda. Nari. Zabyemera. Nta kibazo. Okay. Shania rero abantu bari bazi yuko biri kose n'imiryango imwe n'imwe yatekerezaga ko ufite gahunda zishobora kujya iyo ngiyo nyine ukajya kureba umugabo mukaganira ku bintu byabateranije ku buryo mubasha kuba mwasubirana. Hano kanya ubwo umucyo hari ntabiriho. Uretse ko itike yanabuze ariko nta na gahunda wari ufite. Turacyagufite hano. Muramfite mu Rwanda mu gihugu cyiza cy'amahoro n'amata n'ubuki kitagira imihimi, the country of America and honey. Igihugu cy'amata n'ubuki. Igihugu genda amasaha 24 kuri 24 ntugire ikibazo. Ntugire ikibazo cyane. Turagushimiye. Nta kantu na kamwe wabwira abantu badukurikiye byibuza? Ndabakunda rwose barabizi mana, ibirenze kubakunda ibindi naba mbabeshya. Nubwo muzi gusaba ewe gereka ngusabire muremere Shania rwose, muremere Shania. Rega barabibona ko mbikene cyane. Rega burya gukwigisha nuguhozaho. baba bibona rwose. Hari igihe umuntu aba kubonye bwa mbere, hari n'igihe umuntu aba kubonye bwa kabiri ariko yarakubonye ubushize barakuroze bagiye kukuroga akavuga ati ubwo baragiye kumuroga reka mufashe byibuza atsirike n'irya nyatsi itazongera kumugeraho. Burya abantu bareba ntago ari bari batukurikira ntago ari bamwe. Hari igihe amasengesho menshi ngiye, hari igihe umuntu abakurikiranye uyu munsi akoze na subscribe uyu munsi. Rero bityo bikaba byiza umwibukije. Cyo mpamvu twibutsa tukora subscribe. Niyo twageza miliyoni nzahora mbivuga kuko na Sabara cyabivuga. Bajye no kuyikora kuri Shania TV show. Bajye no kuri Shania. Ubwo zurumva utari ufite ibyo babwira byinshi. No kuri Shania TV show. No kuri Martin TV show. Aho bagiye cyababire. Mugiye cyangwa mubyihorere mw'abantu. Igire kuri Shania TV show. Una kuri Manzi na Innocent TV. Ubundi ahandi bagiye cyangwa babireke. Babyihorere. Cyane turagushimiye. Urakoze. Reka namwe mbashimire cyane Manzi Imana Manzi yamwiza Manzi Sadona. Kora subscribe cyangwa urorere ku mugani wa Shania.